Imwe. Yes, reka nongere mbifurize kugubwa neza mwebwense mukuri ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza kandi ibyo mukora byose bibahiraho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse yewe n'umugabane wa Oceania. Mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel ntibyaducika. Reka rero n'uyu munsi bahakanya, ariko by'umwihariko bakoze subscribe n'iby'igiciro kuko inkuru zibageraho mu buryo bwihuse, mukazisharinga, mugakora like ndetse mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe rero namwe reka babwire nimukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira muri ubwo buryo butandukanye, inkuru zibagereho, muzisharinge, mukore like, mushyiraho n'ibyo bitekerezo byanyu. Muri aka kanya rero nibereye mu gipangu cya Stade Kigali Pele Stadium ahaberaga umukino wazaga ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sport. AS Kigali niyo yari yakiriye, birumvikana Rayon Sport nayo nyuma yo kuba bari bafite inkuru nziza, icyo bita bonne nouvelle aujourd'hui nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa. Bari aba evangeliste bane ba Yohani, ba Matayo, ba Luc, ba Mariko, iyo bandikaga evanjiri baravuga bati bonne nouvelle aujourd'hui, inkuru nziza uyu munsi bagiye kubwiriza. Na Rayon Sport rero mbere yuko njira muri uyu mukino yari ifite inkuru nziza ituruka muri company yaherukaga gusinyanya n'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Gasogi mu bijyanye no kuzafatanya mu gihe cy'imyaka 5. Amafaranga yari yumvikanywe muri ariya makipe ya za Gasogi na za Kiyovu nayo yateraga abantu ubwoba, bakavuga bati tori bifaranga, dore bifaranga mu makipe ya Rwanda Premier League. Rayon Sport rero yo yaje ihahamura amakipe n'ayo mafaranga bayayemereye, niba zataha koko reka nacyo nge nkongeramo kuko burya ngewe mbe barambibonye na promesse menshi yagiye avugwa muri uyu mupira w'amaguru mu Rwanda ariko bikarangira adatashe. Ubwo rero miliyoni ngo miliyoni 3 n'igice z'amadolari nizo basinyanaga na company yitwa J-Root, ikaba ari company yo muri Tanzania, ariko ibyo ngibyo sibyo binzanye. Ubwo iyo nkuru reka tuyitegereze iyo turebe ko izanoga. Ubwo rero niba abayobozi bari bafite kamorari bavuga bati cha amafaranga ubukene twari tumazanye igihe tugiye kubwimara, ndetse hari bakanabitekerereza abakinnyi bababwira bati namwe rwose nimuhangayike, tugiye kubona amafaranga, nimushyiremo akanyabugabo. Dore ko Rayon Sport yo yavugaga ko ibagomba no kubanza bagafata 10% bakumva uwo musogongero bagafata neza abakinnyi, niba ariyo tekinike bajyanye mu bakinnyi mu nama wenda bababwira nka motivation, niba hari indi prime babemereye nka motivation nyuma y'igihe badakora imyitozo twarabibabwiye bakaza gusubukura bahembwa ukwezi kumwe. Twari dufite impungenge ko Rayon Sport izari nyantegenye, nubwo nubundi igice cya kabiri cyo zagaragaye, ariko nibuze bagerageze kugira uwo mutima ukomeye, bagerageza gukomeza, bagerageza gukombata mpaka babonye intsinzi y'igitego kimwe kusa. N'umukino navuga utitabiriwe cyane, ariko bagerageje. Abariyo burya barayikunda rega, abariyo wabyanga uba wabyemera, Rayon Sport barayikunda. Ubwo rero Rayon Sport yari yakoze ku ntwaro zayo, ndetse umutoza hari kumenya abantu baramuganirije, abayobozi nabo bakava kwizima bakareka iby'amarangamutima bafatanyaga nawe byo gushyiramo abakinnyi be cyane cyane, ukabona ari bo bimirije imbere ndetse bagasa n'abaciye intege abakinnyi bari bahari. Ni Rayon Sport yari yabanjemo Kwizera Olivier Mwizamu, Chimanga ndetse na Emery bamaze igihe, hanyuma Ben Aziz Dawno amaze iminsi abanzamo kuri gatatu, Obed w'umukiza baherutse gukura muri Mukura, hanyuma ukaza ukagera kuri Faustin Kitoko, ndetse yewe n'uwitwa Abedi Bigirimana, yewe natambwe Gloire. Hanyuma uruhande rumwe rubanzaho Sindi Jesus nawe waruri aho hafi, bavuga bati nawe Asumani ugomba kwataka, bavuga bati iyo kipe tugomba kwinoza na Taichi duherutse kugura mu ikipe ya Polisi. Navuga ngo iyo kipe ya Rayon Sport nawe yumvise ubundi nuko Rayon Sport yagiye vangira, yagiye igira amakajagari, yagiye igira ibibazo bitandukanye, abakinnyi ntibitoze. N'ubundi ukurikije abakinnyi dusanga mu makipe yandi, ntabwo wavuga ngo aba bakinnyi ba Rayon Sport ni babi ku kigero cy'uko batatsinda ikipe yari yo yose, cyane cyane ko baba bafite ikibasunika. Ariko burya iyo abakinnyi bose babuze motivation, ndavuga motivation yabituruka mu buyobozi, yabituruka muri ibyo by'ibibazo ba motivation morale, yaba motivation mentale, yewe na motivation physique. Ubwo physique ndayivana ku mutoza Bruno Ferri waje azanya amashagaga yo kuvuga ngo abakinnyi hasanze ngo ni babi, nawe yagiye mu matwi y'abandi akaza nabe bakahita bamukubita ibitego 4-1, ndetse bakamukurikizaho ibindi 4-0. Gutyo abona guca bugufi, abona guha ikaze abandi bakinnyi bari basanzwe muri Rayon Sport. Ariko niyo Rayon Sport urumva ko atari abakinnyi babi. Hanyuma ikipe ya Kigali nayo yari yabanjemo abakinnyi bayo, ndetse harimo n'abavuye muri Rayon Sport kuva kuri
Ndikuriyo Patient ugakomeza ukagera kuri Mitima Isaac muri defense, Frank Nyiborwe asanzwe muri AS Kigali, Ndayishimiye Didier ndetse na Gigia, hakaza kandi uwitwa Eliasa Rucogoza ndetse na Nirushwa Aime na Tarisisi n'undi munyamari baguze ndetse na Muzungu yewe nande na Sande, bavuga bati abo bakinyi nabo wenda baricyo bashobora kuza kudufasha. Rayon Sport rero iyo abakinyi bayo nkuko twari tubivuze nako kagufu niyo mentalite nuko kumva ko bagomba banyotewe gutsinda, batangiye igice cya mbere basatira baratuburyo butandukanye, baba basomani batambwe bateramo, ariko biza kubahira mu minota y'igice cya mbere kandi ya hafi uwitwa Taichi aza gutsinda igitego, hanyuma baza kukigenderaho bakina bashaka n'icya kabiri, ariko kirabura mu gice cya mbere, birangira igice cya mbere kirangira igitego kimwe kubusa. Igice cya kabiri rero kigora Rayon Sport mu buryo bukomeye. Navuga ngo Rayon Sport uyu munsi ishobora kuvuga iti reka twitwe mvuye kure, cyangwa twitwe mvuye haga, cyangwa se yitwe nyamucaha akomeye, kuko igice cya kabiri cyayigoye, abakinyi bananiwe birumvikana, ya minsi 3 batakoze imyitozo, baryama bagwa hasi bibagoye. Ayisigari nayo nubwo ari ya nta kigenda nabyo umuntu ntiyategeka kubivuga. Aba badama bagayogo byabagoye, abo basande byabagoye, ubona gutera mu izamu, hanyuma hakaza ariko na Kwizera Olivier niba ari gukeneka AS Kigali, niba nawe ari ibyo bibazo wenda ibihe bitamworoheye, nawe avuga ati nanjye ndakishakisha. Abareyo babaga bakutse umutima, ariko bakavuga bati nuko nguko uwitwa Kwizera Olivier asanzwe tugomba kumufata dutyo, aza kugenda agira utuntu tumwe na tumwe akanga abakunzi ba Rayon Sport, ariko wavuga ati ndiyizeye nitwa Kwizera Olivier. Ariko abariyo bati hari ibyo wagiye ukora mu myaka yo hashize bikadutera kwibaza niba ibi nabyo bitatubyarira amazi nk'ibisusa, bati nabyo turahangayitse, ariko Kwizera Olivier Imana ikamufasha. Reka nabyo mbivuge, abakinnyi ba Kigali bakaba banyantege nke, cyangwa se ntibashobore kugira ubwenge bwo kuba bamutsinda igitego. Kigali rero igice cya kabiri irataka, iradomina, Rayon Sport ikanyuzamo ikataka nayo, amahirwe yabonye agapfubusa, basumani bagaragaza umunaniro, batambwe bagaragaza umunaniro, binjizamo Fonganye nawe ariko biranga, ariko hagati aho binjijemo witwa Aziz Basane umaze igihe yaravunitse. Ibintu by'umupira rwose biba bishikije. Aziz Basane ya speed ye, kwa kwihuta kwe, ya macenga ye, nubwo amaze igihe yaravunitse ukuboko, birumvikana ko nta n'icyumweru amaze atatangiye imyitozo, ariko ntibyabujije ko Aziz Basane agerageza kwiyandayanda agafasha Rayon Sport, cyane cyane mu gukoresha amakosa menshi abakinnyi b'ikipe ya AS Kigali, bituma rimwe na rimwe hari igihe Rayon Sport nyine yataka, abakinnyi ba Kigali bagakora amakosa mu buryo butunguranye bayakuriye kuri Aziz Basane, Rayon Sport ikabona ayo opportunity menshi, nubwo bitabyaye igitego cyangwa se ngo bibyare opportunity runaka, ariko hari ibyo tujya twita mu mupira kuderanja, yaderanja AS Kigali mu gihe yashakaga kwataka, ariko ikabizi ko hari Aziz Basane uri kwicokoza ku buryo nabo bagira ubwoba mu kwataka kwabo. Birangira rero Rayon Sport itahanye amanota 3, burya nicyo kibara. Ibyo kuvuga ngo byakugendekeye gutya ngo abantu bananiwe ngo niki, 3 niyo ya mbere. Nk'ikipe yari imaze imikino hafi 6 niba atari 7 idatsinda, ariko ndumva 5 kuri uyu mutoza ariyo, kuko yatangiye gutsindwa na APR, atsindwa na Hilal, anganya na Elimeleke, anganya na Mukura, atsindwa na Polisi. Ndumva ari 5 niba ntibeshye neza, niba ntibeshye ndumva nta yindi kipe wenda yaciye 5, ariko nayo ni myinshi ubwayo. Utabona intsinzi cyane cyane ku ikipe nka Rayon Sport ifite abafana bo bari baratangiye no kuvuga bati uyu mutoza n'uwa nta kigenda, akwiriye kwirukanwa hakaza undi, cyangwa se bakayiha Rumami akayitoza. Ariko ubu nawe arahumetse aravuga ati nanjye intsinzi ndayibonye. Ubwo igisigaye nanone ni ukwe kwitekerezaho icya mbere, akareka ayo marangamutima twavuze yuko rimwe na rimwe afata ko abakinnyi yahasanze ari abadashoboye, akabafata nk'aba Rayon Sport, ariko kandi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nabwo bukicaza abakinnyi bukabereka ko ibyo umutoza wenda cyangwa se byagaragaye n'abayobozi, dore ko bari babigizemo uruhare byo kuvuga ko abakinnyi ba Rayon Sport bari bahari baciriritse. Ubwo havugwagamo ba Bedi, Basumani, batambwe, bafanganye, Aziz Basane n'abandi, ibyo bakabireka bakubaka Rayon Sport nk'ikipe, bataretse kuvuga ngo abakinnyi twaguze nibo beza. Ibyo bakabivamo, bakabwira n'umutoza nawe akabivamo, byaba na ngombwa abakinnyi bafashwe nk'abaciriritse bagasabwa imbabazi, kwaza ikareba ko yazagerayo amahoro, ikareba icyo yani ko bari kuvuga ko nyine inabonye n'ubwo bushobozi. Reka turebe rero icyo ubuyobozi buzakora. Ubwo na prime simbizi wenda iyo bari babasezeranyije, ibyo nabyo birakonta. Ejo bundi ndumva bari bukine na Polisi, ese barabwirwa irihe jambo
ibatera indi morali iruta iyo bari bafite uyu munsi kugira ngo bazigobotore polisi dore ko iheruka kuba gutsinda mu gikombe cy'intwari. Ibyo nabyo nibyo kwitegereza tukareba niba Rayon Sport nibuze ishobora kuba yatsinda imikino 2 yikurikiranya 3 se 4 ikagaruka muri kuruse haba muri shampiyona igatanga icyizere ndetse no mu gikombe cy'amahoro. Nuko rero reka mbaganirije ibyo ngibyo, ibindi tubihuriremo mu biganiro byacu bitaha. Bye bye, ciao.